Burya ibyishimo bitangira ku kantu gato, gusa abenshi ntibakunda kubyibazaho. Gusa kwishima nicyo kintu cya mbere kigomba gukorwa n'umuntu kuri iyi si kugira ngo abashe kwirengagiza cyangwa se kuruhura ubwonko. Gusa iyo bigeze muri football ibi bindi umufana ntaba yumva uburyo ugomba gutsindwa n'umukino n'umwe cyangwa ukanganya. Byagera ku bakebaho biba ari ibindi. Ibi nibyo bihe Rayon Sport irimo. Yamenyeje abakunzi bayo mu gutsinda dore ko shampiyona y'ikiciro cya mbere n'ubundi agace ka mbere kabanza ka phase A yatsinzwe umukino umwe itsinda imikino 11. Ubwo bivuga ko yasinganye n'ubundi imikino igera kuri 3. Ibyo nibyo benshi bibazaga bakavuga ngo ibi ni ibiki. Gusa byaje gutangira n'ubundi nyuma y'uko Rayon Sport yamaze gutakaza uwo mukino yatsinzwe n'ikipe ya Mukura Victory Sport wasozaga agace ka mbere kabanza ka phase A bikarangira Rayon Sport itsinzwe ibitego 2-1. N'ubundi ntago byakomeje kugenda neza dore ko n'ubundi yatsinzwe na Police FC. Biza kurangira n'ubundi itsinzwe kuri uwo mukino kandi yari nka finale dore ko yari kimwe cya kabiri n'ubundi cyo kugira ngo barangize igikombe cy'ubutwari. Rayon Sport isezerwa kuri penalty bitabashimishije abakinnyi ndetse n'abafana muri rusange. Gusa si ibyo gusa dore ko intangiriro za phase retour zagenze nabi dore ubwo yanganyije n'ikipe n'ubundi ya Musanze FC. Ibi byabaje abafana kugeza naho bavuze ngo bagarure mwe mu bikoresho cyangwa se mwe mu batoza bari baragiye. Uyu ni umunyasoza Africa yitwa Rebitsa Ayabonga bakunze kumwita Smash. Uyu ni umugabo ukomeye muremure, ni umutoza wa fitness cyangwa se ni fitness coach. Uyu ni umutoza wongerera imbaraga abakinnyi. Ibi ni bimwe bifasha moteri y'ikipe cyangwa se uburyo abakinnyi bakora ntibaze kunanirwa. Ibi dore ko abafana n'ubundi bashinje ikipe yuko nyuma yahagendeye yananiwe. Gusa icyo nababwira ni kimwe nuko uyu mugabo kuva yagenda si ngombwa yuko babananiwe, aka kanya agiye vuba. Uyu ni umugabo wari umazemo umwaka dore ko yagiyemo muri Nyakanga 2023 nibwo yaje kwinjira mu ikipe ya Rayon Sport. Uyu ni umugabo ukomeye ku butoza bwiwe, ni umugabo uteye ubwoba. Gusa inkuru nziza ivugwamo muri Rayon Sport nuko uyu mugabo n'ubundi yabashe kuba agaruka dore ko bivugwa ko kuwa gatanu n'ubundi nk'ibisanzwe agomba kuba yageze hano mu Rwanda. Abenshi bibaza ibi bintu, ese ni ukubera iki byagenze gutya? Gusa twabashe kuba twakurura amakuru menshi atandukanye dusanga uyu mugabo impamvu yari yagiye nuko yari yavuganye n'ikipe ya Rayon Sport ngo imwongera amafaranga ntibyaza kuba byakunda. Ibi byatumye ahindura ibitekerezo bituma avuga ko agomba kuguma iwabo kandi yari yagiye avuga ko azagaruka kubera ko yari yagiye agiye kwita ku mugore we wari urwaye wari umaze iminsi. Gusa agezeyo baganira ibiganiro bya nyuma na Rayon Sport yaga kumwongera amafaranga. Gusa yaje kubitekerezaho neza isanga nibyo kuko abafana bari bameze nabi bashaka kugarura Ayabonga. Abafana bo mu mikino yose batsinzwe bifuzaga Ayabonga ku rwego rwo hejuru. Uyu wari umukino n'ubundi wa 1/8. Iyi ni 1/8 n'ubundi cyo gushaka igitike yo kwerekeza mu gikombe n'ubundi cy'amahoro cyangwa se yo kwerekeza ku mikino ya nyuma y'igikombe cy'amahoro. Hari ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa kabiri, aha hari kuwa gatatu ubwo n'ubundi bashakaga itike bakina n'ikipe ya Rutsiro. Ikipe ya Rutsiro ni ikipe ikomeye ikunda kugora amakipe hariya kuri stade yaho ikinira hariya mu karere ka Rubavu. Ikipe ya Rutsiro yaje yihagazeho gusa Rayon Sport nta kindi yagomba gukora, yagombaga kwiyunga n'abafana. Uyu ni umukino watangiye bitunguranye cyane. 11 babanje mu kibuga hari harimo impinduka ebyiri gusa cyangwa se amaraso mashya dore ko hari harimo impinduka zigeze kuri ebyiri. Umuzamu yitwa Patient Ndikuriyo. Uyu ni umugabo ukomeye w'umurundi w'umunyezamu kandi usanzwe ufatira ikipe ya Rayon Sport dore ko nta mikino myinshi yakiniye ikipe ya Rayon Sport dore ko yayijemo avuye n'ubundi mu Magaju mu ikipe y'Amagaju. Uyu ni umuzamu wari wakoze saison nziza hariya mu Magaju, ni umuzamu wari wakoze clean sheet akomeye nawe yabashe kuba abanza muri uyu mukino. Kuri kabiri ntago hari higeze hahinduka, n'ubundi harimo umusore usanzwe wakina yitwa Fitina Omborenga. Kuri gatatu n'ubundi harimo Bugingo Hakim. Mu mutima wa defense niwo wari hongeye guhinduka yagarutsemo Aimable Nsabimana ndetse na Yusu Dianye, nibo bagabo n'ubundi bari babashe kuba bagarukamo hagati. Kuri gatandatu no hari impinduka zikomeye nkuko nabashe kuba nabibabwira mu biganiro nabashe kuba nabakorera mu minsi yashize. Ubwo uyu mugabo yitwa Suleiman Dafe, uyu ni umugabo ukomeye kandi uteye ubwo
ubwoba. Uyu ni umugabo w'umunyamali avuye mu gihugu cya Burkina Faso, ni umuhanga ukomeye, ni umugabo ufite imbaraga mu buryo bwose, afite tekinike, afite umupira ku kaguru, imipira y'umutwe ntiwamukinana. Uyu ni umugabo ukomeye uje gufata umwanya wo kuri gatandatu nyuma yuko hariho ibibazo, nyuma yuko abakinnyi benshi babashe kuba bagenda. Uyu ni umugabo uteye ubwoba, ndimba wabaje kuba wareba match. Uyu ni umugabo wabashe kuba wakemeza itangazamakuru, yabashe kuba yakemeza abantu kubera ibigwi yandikiye hariya mu karere ka Rutsiro, kubera amateka abashe kuba yakora. Ni umusore ukomeye, umusore wumye kabisa, ufite amaguru atari manini, dore ko ari umugabo muremure ariko wumye kabisa, ubona ko izuba ryabashe kuba ryamugeraho. Ni umugabo mwe bakinnyi bakinnye neza. Uyu mugabo ari mu bakinnyi bakinnye neza mu kibuga hagati uyu munsi, dore ko nibura Rayon Sport yari ifite umutekano ugereranyije n'indi minsi yose yashize. Ikintu bari gushinja Rayon Sport ni ugutsinda ibitego ikabasha kuba yishurwa mu buryo bwa hafi. Uyu munsi wibuke ko n'ubundi uyu mugabo witwa Souleymane Dafe yafashije iyi kipe ubwo yatakagwa cyane. Wibuke ko Rayon Sport gutsinda ubu ngigumane igitego cyangwa se niba yitsinda igitego birimo kugorana, kandi wibuke ko yayigeze gukora clean sheet zigera kuri 10 Rayon Sport itaratsindwa igitego na kimwe. Abenshi nibyo bakomeza kwitsaho bavuga ko imbaraga z'ikipe ya Rayon Sport zabashe kuba zagabanuka ku rwego rwo hejuru. Mu kibuga hagati n'ubundi harimo umusore Dafe, harimo Ndayishimiye Richard ndetse na kapiteni Muhire Kevin, imbere batakije Fani Nganya, Adama Bagayego ndetse na Iraguha Haji. Iyo ni ikipe yabanjemo, bigaragara ko iyi kipe n'ubundi ari ishobora kuzajya ibanzamo kuko iyi kipe yamaze kuba yerekana urwego rukomeye, yamaze kuba iteye ubwoba. Gusa benshi ikintu bakomeza kwibaza mu bafana ba Rayon Sport ni ku mwanya wa Fitina Ombolenga. Bigaragara ko Serumogo Ari Omar afite imikino itandukanye n'iya Fitina Ombolenga, bigaragaza ko Fitina Ombolenga atazi kuzamura imipira nk'iyo Serumogo Ari Omar azamura. Gusa n'ubundi uyigeze ku kigero cyo kugarira nuko Fitina Ombolenga ari hejuru ya Serumogo Ari Omar. Gusa Serumogo Ari Omar mu gihe muri kwataka ni umukinnyi mwiza wa gufasha byinshi bikomeye, mu mukinnyi mwiza. Ikipe ya Sport abasha kuba yakinjira mu mukino, gusa ni byinshi byari bigoye kuba wakinjira muri uyu mukino, ariko ikipe ya Sport aje kwitwara neza ku minota 23. Umupira waturutse hagati kwa Souleymane Dafe niwe watangije umupira ohereza Fitina Ombolenga. Fitina Ombolenga hindura umupira au hereza Faringanye aba nk'ufashe umupira awuvana muri box awusubiza inyuma, usanga Adama Bagayego usanzwe ukinisha imoso ariko yateresheje akaguru k'iburyo. Ishoti rikomeye cyane, ndibaza ko nagaridubwe ntamenye uko byagenze kuko yisanze umupira uri mu irishundura, dore ko Rayon Sport n'ubundi yese yiterera mu kirere. Umunyezamu ntago yigeze akurikira baro hamwe na gato. Ku minota 23 rwose ikipe ya Rayon Sport iza kuba iyobora umukino kuri uyu mupeti w'umunyamari nawe mugenzi wa Souleymane Dafe, dore ko bavuka mu gihugu kimwe n'ubundi bose ari mu gihugu cya Mali. Uyu mugabo nawe yabashe kuba atsinda igitego cyiza, arangije gutsinda igitego igice cya mbere n'ubundi cyabashe kuba cyarangira gutyo, kirangira ari igitego kimwe ku busa. Abenshi babonaga Rutsiro irimo kugenda isatira, ntago byigeze bitinda ku minota 60 ku mupira wari utewe cyangwa se ruhindiwe na Muhire Kevin ugwa ku musore witwa Yusudianye ku mutwe, abasha kuba yadepoza mu izamu. Uyu ni umusore n'ubundi umaze kwerekana ibintu bikomeye, dore ko uyu mugabo n'ubundi ukomeye witwa Isudianye yamaze gutsinda igitego cye cya gatatu muri iyi shampiyona. Urumva ko ni umukinnyi mwiza, ni umudefanseri topicon mu mutima wa defense gatanu cyangwa kane, ariko ni umukinnyi umaze gutsinda ibitego bitatu. Abenshi kuri social media bacitse urondogoro, dore ko bamugereranyaga na bamwe mu bakinnyi bamugereranyaga n'uwitwa Mamadusi, ndetse n'abakinnyi benshi ba PRFC babagereranya ko uyu mugabo abarusha ibitego kandi bo arabataka. Gusa ibyo byakozwe n'ubundi n'abafana ba Rayon Sport bashaka kwishimira hejuru kuri Mukeba. Ni nyuma yuko Mukeba nayo yari imaze kuba inganya ubusa ku busa ni ikipe ya Musanze nk'ibisanzwe. Musanze heruka kunganya n'ubundi n'ikipe ya Rayon Sport. Byakomeje kuvugwa n'ubundi abakinnyi baje kuba witwara neza, gusa n'undi ntibyatunguranye mu minota ya nyuma rwose ikipe ya Rayon Sport yaje kuba yishyurwa igitego kimwe. Bagapira bateka ari hasi cyane karagenda gacika pasi yandi kuri yo, sinzi ukuntu byagenze, baro yisanga ageze mu rucundura. Ariko Rayon Sport ikintu igomba gukosora
gukosora ni ibijyanye n'abadefanseri bayo ku buryo bagomba kuba bakitwara neza kugira ngo birinde uburyo batsindwa igitego mu buryo bwose ubwo ari bwo bwose cyangwa se mu buryo bwari bwo bwose bugoye kugira ngo ikipe ya Rayon Sports ikomeze kuba yakomeza mu mukino wo kwishyura n'umuntu uzaba isa 12 ubwo bari ku munsi wo kuwa kabiri nibwo umukino wo kwishyura uzayihuza n'ikipe ya Rutsiro dore ko Rayon Sports iyoboye n'ibitego 2-1 by'ikipe ya Rutsiro. Ikipe ya Rayon Sports rero kugaruka mu mwanya nuko Suleiman Dafi yafashe umwanya wo kuri 6 bivuga ko kanamugiroroje kugira ngo agarukemo bizamugora dore ko iyi kipe n'umundi ifite byinshi irimo kwiga. Hari abakinnyi benshi baje gusimbura harimo Bazesi Basane n'abandi babashe kuba basimbura muri uyu mukino, gusa ibindi bitego byo byaje kuba bibura cyangwa se biba ibyibura. Abenshi bakomeje kwibaza Rayon Sports mu gutsinda ibitego irabitsinda neza ariko kugira ibidefande nabyo cyangwa se ibigumeho bikabasha kuba byagorana. Ibyo byicwano mo hagati ndetse na defense naho ubusatirizi bwa Rayon Sports bwo bumeze neza kuko ushobora gukuramo Adama ugashiramo Basane gukuramo n'abandi ugashiramo n'abandi bakinnyi benshi bakomeye, wazanamo ba Fisto, wazanamo ba Asane, wazanamo abakinnyi benshi batandukanye harimo n'abakinnyi bakomeye bamaze kwerekana urwego ko ari abakinnyi beza. Kandi Rayon Sports mu mujyo mwiza wo gutsinda twemye twayifuriza kugira ngo ibashe kuba yatera imbere. Ndabakunda cyane, nitwa Tizo Rwanda, nkomeza kubagezaho amakuru ya siporo agezweho hano mu Rwanda muri shampiyona y'ikiciro cya mbere, nimanda ku makipe akomeye ya Rayon Sports ndetse na APR kugira ngo bagezeho byinshi bivugwa muri aya makipe kugira ngo tubashe kubana 5-5. Imana barinde biko gukora subscribe, ibitekerezo byawe cyangwa se niba wifuza igitekerezo runaka, inyunganizi ndetse niba wifuza n'amahirwe runaka twaguhereza nayo watwandikira muri comment, kandi niba wifuza icyegeranyo nacyo watubwira tukagikora muri comment. Turabakunda cyane kandi Imana ikomeze kubarinda mu byo mukora byose.